mu Rwanda bafite ururimi rumwe ariko ntabwo bafite amagambo amwe. Abantu rero bakazana amateka y'ibinyoma ngo kuko Hamu ngo niwe wabyaye Kushi, ngo Kushi ngo abasekuru wa Nimurodi, ngo Nimurodi ngo akaba noneho sekuruza w'Abanyetiyopiya, ngo noneho ngo kuko Abanyetiyopiya ngo ari abirabura, ngo ubwo abirabura bakomoka kuri Hamu. Ayo ni amateka atagira inkomoko. Urumva abirabura baje nyuma y'urubyaro rwa Nowa. Ntabwo kuba umwirabura ari umuvumo nk'uko mwabitekereza, kuko abirabura ntabwo bavumwe. Abirabura ahubwo babaye abantu bavukiye mu bukire, emwe no mu gihe cy'ubukoroni abazungu bagafata ubutunzi bwo muri Afurika bakabujana iwabo. Nibwo na n'uyu munsi bakidufashisha tukibwira ngo nabagira neza, ariko bari kutugarura ku byo batwibye. Abirabura ni ubwoko bw'Imana, ntabwo bigeze bahura n'umuvumo na hato, ahubwo kwirabura bikomoka habaye ubucakara, abirabura baracuruzwa, habaye ubukoroni, abirabura bashirwa mu buretwa, ndetse habaye na misiyoloji, ivugabutumwa naryo rirakoroniza, naryo ritesha abantu ubwenge, ribigisha ibiyobyabwenge. Ko dukomoka kuri barahungu ba Nowa, twese abari mu isi, noneho niyo nkomoko yo kuba harabonetseho abantu bafite uruhu rwera, abandi bakagira uruhu rwirabura. Byakomotse ku ese ni iryo zuba utweretse muri nizo mpamvu no kurya inyama ntabwo ari umunezero. Waba ushatse guhuza nabo kubirebana n'uko inyama ari igihano Imana yahaye abantu, ko iyo tuzireze tugiraho ingaruka, ugushaka kubwira abantu ngo nibareke kurya inyama kuko ari igihano Imana yahaye abantu. Adamu White yeretswe ko kurya inyama ari icyaha. Niba bamubeshera niba batamubeshera, ariko mu bitabo bye birimo, mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima. None se kurwara ni icyaha? Kwari ingaruka y'icyaha ni icyaha. None se gusonza ni icyaha? Kwari ingaruka y'icyaha. No kurya inyama rero ntabwo ari icyaha, ntabwo ndi gusobanura nk'Abadiventiste, kuko ari ingaruka y'icyaha, ntabwo ari icyaha. Adamu amaze gukora icyaha, abavutse nyuma ye bose bagomba kugira ubuzima buyoborwa n'ingaruka y'icyaha, kuko Yesu Kristo nawe ubwe yaje gukuraho icyaha, ariko ntabwo yaje gukuraho ingaruka y'icyaha. Inzara izahoraho, ubukene buzahoraho, ubugumba buzahoraho, ibibabaza byose bizahoraho. Ese pasi ntabwo aha waba ushatse gutera abantu ubwoba? Niba uvuga ati inyama ni igihano Imana yahaye abari mu isi, ibyo byatuma abantu bagirwaho kongera kurya inyama, kandi tubona ko Imana yavuze ngo nibazirye. Turakwifuriza amahoro y'Imana, turakwifuriza kugubwa neza aho uri, kandi turashimira wowe ko umwanya ufata wakurikira ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi platform. Imana igumugisha cyane. Ikindi duhora dusaba inshuti zacu, abavandimwe, abakunzi ubutumwa bwiza bw'Imana, no kudufasha gusharinga ubu butumwa bwiza kugira ngo bwihute kandi bugere ku mpera y'isi. Uyu munsi twagarutse mu kiganiro cyacu Menya Nibi na Pastor Mazibirego. Reka tumwakire hanyuma asuhuza abadukurikiye, namara kubasuhuza twinjire kuri topiki yacu hanyuma tuganire. Pastor, wasuhuza abadukurikiye ukabibwira, hanyuma tugakomeza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni Pasteur Mazibirego Pierre ubasuhuza, umuvuga butumwa w'ijambo ry'Imana. Ya, tubahaye ikaze rero, kandi duhaye ikaze n'abandi badukurikiye mwese kugira ngo dukomeze kubana mu ijambo ry'Imana. Reka dusabe Pastor dusengere kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, ugize neza. Uyu mwanya mwiza ni umwanya udakunze kuboneka, ku benshi barawifuza ntibawugereho, ariko kuko ari ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu umunsi wa none twatugihumeka umwuka wawe. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Tugiye kwamamaza ishimwe ryawe mu ijambo ryawe, kandi abana b'abantu abafite inyota bose barakwegera bagashira inyota. Nizo mpamvu dufite ijambo ryawe tugiye gusangiza bene data batugana mu mahanga yose, kugira ngo ribashe guhembura imitima ya benshi abatwumva uyu munsi wa none, kandi ribashe kubakomeza muri urugendo twatangiye rwo kugeza ku gakiza. Turagushimiye Mwami kuri kumwe natwe, ugatangira natwe ugasozanya natwe.
ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pasi tubaye ikaze cyane rero. Hanyuma ubwo duheruka ku kiganiro twakoze, ngira ngo twari turimo kuganira kuri ziriya ngingo 10 zigize doctrine. Twatugeze ku ngingo ya nyuma ya 10, aho watubwiye ku birebana, twatangiye kwiga ku bihe 7 Imana yategetse hari se yenda kumara. Siko bimeze ibihe 7 Imana yahaye. Ego. Reka tubaye ikaze rero, ngira ngo twatugeze ku gihe cya 3 ni cya 4 ku butegetsi bw'abantu, kugira ngo dukomereze aho ngaho. Icyo ni cya 3. Karibu none dukomeze. Twaganire ku bihe 7 Imana yageneye isi kuva ku kurema k'umwana w'umuntu kugeza ku mperuka. Twaganire ku gihe cy'ubuziranenge, tuganira ku gihe cy'umutimanama, ubwo twari dutangiye igihe cy'ubutegetsi bw'abantu. Uko twavuze mu gihe cy'ubuziranenge, twavuze ko ari igihe cyo kudapfa, ari igihe kitagiraga umubabaro. Imana yaremeye umuntu kudapfa, akazahoraho iteka ryose. Mu gihe rero cy'umutimanama, icyaha cyari kimaze kuba mu isi, imyaka yo kurama iragabanuka. Nizo mpamvu kurama kw'iteka Imana yabigejeje ku myaka 900. None rero mu gihe cy'urubyaro rwa Adamu kugeza mu gihe cy'umwuzure, Imana imaze kuzinukwa ibyaha by'abantu, aribo bari bakomotse mu rubyaro rwa Adamu. Nk'uko twabiganiriye nyine, Nowa yari uwa 10 kuri Adamu, na Aburahamu ari uwa 10 kuri Nowa. Ubwo none rero turangizanya n'abantu bari barebare bagiraga ubwibone mu gihe cya urubyaro rwa Adamu. Imana rero ihitamo gufata umwanzuro wo kubarimbuza amazi. Ubwo dutangiye rero igihe cya 3 cyitwa ubutegetsi bw'abantu. Abantu baricara baratekereza, abantu bacura umugambi wo kugira ngo batangire gushiraho inzego, ariko icyagomba kubanziriza inzego ni umunara w'Ibabeli. Umunara bita umunara w'Ibabeli bawubatse i Babuloni nyine. Icyo bavuga ngo Babeli ni irembo ry'Imana nyinshi, ni ahantu baramya ibigirwamana byinshi. Ijambo Babeli ni irembo ry'Imana nyinshi. Baratekereza baremukiye, barabati tuzibakira inzu ndende, twizamure igere ku ijuru, twiyubakira izina rikomeye. Kubera aho gutatana mu isi, niko amagambo avuga mu Itangiriro igice cya 11. Yayo magambo ari, barayubaka, babumba amatafari, bayavanga n'ibumba, barayizamura, irazamuka igeze hejuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana imanurwa no kureba iyo nyubako batekereje. Imana yibonye iravuga ati, aba bantu rero ubwo bavuga ururimi rumwe, bakagira amagambo amwe, bakaba bumvikana, icyo bashaka kugeraho cyose bazakigeraho. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana iramanuka, ko Imana iba hose, batangiye itareba. Ni imvugo kugira ngo bumvise abantu ko Imana irahirengeye haruta aho abantu bari, kandi ko kuzamura inzu y'amatafari ngo izamuke igere mu ijuru kwari kugira ngo bigereranye nayo. Imana kumanuka ni nko kugira ngo yishire mu gipimo cyabo, ariko Imana batangiye inzu ihari. Ariko imanurwa no kureba iyo nyubako, ibonye ko bafite umugambi umwe, bafite ururimi rumwe, bagakoresha amagambo amwe. Ntabwo ari kimwe n'Ikinyarwanda, oya. Mu Rwanda bafite ururimi rumwe, ariko ntabwo bafite amagambo amwe. Hari icyo bita ngo Kigoyi, hari icyo bita ngo Ikinyenduga, hari icyo bita ngo Ikirera, hari icyo bita ngo Ikinyendango, hari icyo bita ngo Igikiga, hari icyo bita ngo Indubire, hari icyo bita ngo Igishi. Abo bose icyo Kinyarwanda barumvikana, ariko badakoresheje amagambo amwe. Byatandukanye n'igihe cyo gutangira ubutegetsi bw'abantu, bari bakivuga ururimi rumwe rutarasoga n'ikintu na kimwe, bari bagikoresha amagambo amwe. Ariko Imana ibona ko ubwibone kwishira hejuru, ubwibone bwagiye buvugwa kenshi mu ijambo ry'Imana,
aho abantu bashatse kwigereranya n'Imana bavugaga ko bashaka kugera mu ijuru. Urebye Rusofero wabaye uwa mbere wo kwigereranya n'Imana, ijambo ry'Imana muri Yesaya ni 14 umurongo wa 12 kugeza 14 avuga ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturuwe mwana w'umuseke kubuanutse ukagwa ko baguciye kuvuye mu ijuru. Yaravuye mu ijuru rye bakakugeza ku butaka. Ijambo ry'Imana avuga ngo waribwiraga ngo uzazamuka uje mu ijuru, waribwiraga ngo uzazamuka uje mu ijuru. Nawe uravuga ngo nzakuza intebe yanjye isumba inyenyeri z'Imana, nzasa n'isumba byose, ariko baraguciye. Bisobanura ngo abantu bose bigereranije bagiye bavuga ijuru. Abantu bose bashatse kwishira hejuru bagiye bavuga ngo tuzizamura tugere ku ijuru. Urebye na Nebukadineza byamubayeho igice cya 4 cyose, aho bavuga ngo icyubahiro cyanjye kizazamuka. Noneho Daniel abibona mu nzozi, abona igiti ngo kirakura kirazamuka, amashami yawo araba maremare, noneho amababi agera ku bushorishori bugera mu ijuru, mu kirere hejuru. None ijambo ry'Imana avuga ngo nzakuza icyubahiro cyanjye, nzazamuka nzagere ku ijuru. Icyo ni icyubahiro cy'umwami Nebukadinezari. Abantu bose bashatse kwigereranya rero bavuze ijuru. Bigaragara ko hari ahantu niba abantu bifuje kugera ntibishoboke, ariko bararivuze. Yaba Satani yararivuze, yaba ku munara w'Ibabeli yombereye, kuko n'ubwibone bwagushije umwana w'umuntu, nzazamuka twubake inzu igere ku ijuru. Ariko Imana ngo iramanuka ibayobya indimi. Kuyobya indimi kw'abana b'abantu niko kwabaye intandaro y'ingorane zikomeye, niko kwabaye intandaro yo kudahuza mu bitekerezo. Indimi kwabaye intandaro no kudahuza amoko, kuko abantu badahuje ururimi ubundi bumvise ko batakiri ubwoko bumwe. Niba umuntu atagishoboye kuvugana n'undi, umwe yahamagara undi ntiyumve, ubwo bahindutse ubwoko, bahindutse amahanga atandukanye. Kibaye noneho ingaruka y'ubwibone bari bamaze kugira icyo gihe. Imana ibayobya indimi, na n'uyu munsi wa none iyo ngaruka turacarwana nayo. Uri gukaragiza ariko waje gusaba akazi bakavuga ngo abe azi Icyongereza cyangwa abazi Igifaransa. Ni ukuvuga ngo kutamenya ururimi bikagutesha akazi, kutamenya ururimi bikagutesha inshuti, kutamenya ururimi bikagutesha kuja mu mahanga, kutamenya ururimi bikagutesha kwisobanura ngo utange ibitekerezo byawe. Ni ingaruka y'ubwibone bwabaye mu gihe cy'intangiriro y'ubutegetsi bw'abantu. Abo bantu rero bari bakomoka kuri Nowa, hari Shemu na Hamu na Yafete. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo Hamu w'igihe yarebaga ubwambure bwa se, ngo se bagatanga umuvumo kuri Kanani wamukomokagaho, ngo nicyo cyatumye ngo abirabura ngo bahura n'ikibazo. Ntabwo ariko Bibiliya ivuga, n'amateka ntabwo ariko avuga. Shemu Hamu bari abana batatu ba Nowa. Noneho rero nibo bari basigaye barokotse mu gihe cy'umwuzure, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo harokotse 8, ndetse n'8 barokotse mu nguge. Hari Nowa n'umugore we n'abana be 3 n'abakazana be 3, 8. Mu gitabo cy'amateka ya Panorama de la Bible avuga ko muri uwo mwaka Imana yafashe umwanzuro wo kurimbuza iyi samazi, ko abantu bari bageze ku 6,000 ku isi. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo harokoka 8. Uwo 8 rero nibo bakurambere bacu twagombye gukomokaho. Abantu rero baravuga bati kuko Hamu yavumwe mu rubyaro rwe, amaze kureba ubwambure bwa se abibwira bene se, noneho nabo ubwabo ntibabishima, bafata umwenda bawitera ikinyumanyuma, baragenda bawushira kuri se. None Isa amaze gusinduka, yari yanyoye vino ishariye, aravuga ngo Kanani avumwe wakomoka kuri Hamu. Abantu rero bakazana amateka y'ibinyoma ngo kuko Hamu ngo niwe wabyaye Kushi, ngo Kushi ngo abasekuru wa Nimurodi, ngo Nimurodi ngo akaba noneho sekuruza w'Abanyetiyopiya, ngo noneho ngo kuko Abanyetiyopiya ngo ari abirabura, ngo ubwo abirabura bakomoka kuri Hamu. Ayo ni amateka atagira inkomoko. Abantu bakavuga batese
abera n'abirabura batandukanye ryari cyangwa se bari basa ryari? Mu gihe ca abantu barebare banini nta mwirabura wari akabayeho. Urumva abirabura baje nyuma y'urubyaro rwa Nowa. Noneho rero ntabwo kuba umwirabura ari umuvumo nk'uko mwabitekereza, kuko abirabura ntabwo bavumwe. Abirabura ahubwo babaye abantu bavukiye mu bukire, barateta, bamaze guteta ntibatekereza cyane ngo bashobore gushaka ubuzima. None abavukiye mu mahanga, abazungu bavukiye mu buzima bugora, babasha ubwenge, barabahenda, babarya ibyabo. Emwe no mu gihe cy'ubukoroni abazungu bagafata ubutunzi bwo muri Afurika bakabujyana iwabo, nibwo na n'uyu munsi bakidufashisha tukibwira ngo nabagira neza, ariko bari kutugarura ku byo batwibye. Ntabwo abirabura bavumwe, ahubwo abirabura ntabwo bari biga gukora. Abirabura ni ubwoko bw'Imana, ntabwo bigeze bahura n'umuvumo na hato, ahubwo kwirabura bikomoka ku zuba, ni koze klimatike. Ni ukuvuga ngo iyo abantu batuye ahantu hatari hamwe ntabwo bashobora gusa koko. Ubundi imbeho yongera inzobe, naho izuba rikatuma abantu birabura. Hariyo usomye mu indirimbo ya Salomo, tugiye gusoma indirimbo ya Salomo igice cya 1 umurongo wa 5. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu mwe, ndirabura ariko ndi mwiza, nsa n'amahema y'abakedari n'inyegamo za Salomo. Mwe kundeba nabi nuko nirabura, nabitewe n'izuba ryambabuye. Abahungu ba mama barandakariye, bangize umurinzi w'inzabibu, ariko uruzabibu rwanje sinarurinze. Ni ukuvuga ngo intandaro yo kwirabura mu mateka ya Panorama de la Bible ntayikomoka kuri Hamu, ariko bavuga ko Nimurode ari we wari ukomoka kuri Kushi nawe akaba ari mu buzukuru ba Hamu, ko ari we wabyabanye Etiyopiya. Noneho rero abantu bakavuga bati inkomoko nta handi abirabura bakomoka ni kuri Hamu, kuko yavumwe na se. Nanjye ndi kuvuga ngo muri Panorama de la Bible ntabwo babivuga, na Bibiliya ubwabo ntabivuga ko Hamu ari we wabyaye abirabura. Oya, nubwo abanyetiyopiya bari muri Afurika akaba koko barwa mu birabura, ariko nta jambo ry'Imana rivuga ko dukomoka kuri Hamu kuko yavumwe. Navugaga rero ngo ntabwo abirabura bavumwe, ahubwo barakennye kubera bavukiye ahantu hakize, ntibige gukora kare. Abazungu rero bavutse mu bihugu bikennye, biga gukora kare, babibyaza umusaruro, bafatana wa musaruro w'ubutunzi bwo muri Afurika barawuremekanya, bawubyaza umusaruro ubwabo. Navuze ngo nibyo badufashisha umunsi wa none tukababona abagira neza, ariko batugarurira ibyo badusahuye mu gihe cy'ubukoroni. Niko mvuga, habaye ubucakara, abirabura baracuruzwa, habaye ubukoroni, abirabura bashirwa mu buretwa, ndetse habaye na misiyoloji, ivugabutumwa naryo rirakoroniza, naryo ritesha abantu ubwenge, ribigisha ibiyobyabwenge, bituma abirabura batarabashe kugira gutekereza guhagije. Ariko abirabura ni abatunzi, abirabura bafite umugisha nk'abandi, niko navugaga. Hanyuma nashaka kubaza, iyihe nkomoko y'abirabura n'abazungu? Kuki nyine dukomoka kuri Nowa, kuri bari abantu 8 basohotse mu mujyi, harimo Nowa n'umugore we n'abana be n'abakazana, ko dukomoka kuri barahungu ba Nowa, twese abari mu isi. Noneho niyo nkomoko yo kuba harabonetseho abantu bafite uruhu rwera, abandi bakagira uruhu rwirabura. Byakomotse ku kiyese ni iryo zuba utweretse mu ndimo ya Salomo yanditse, izuba niryo ryateye abantu kwirabura, abandi babinzobe. Icyo kintu kidusobanurire neza. Navuze ngo abantu benshi mu nguru ibyo yitwa tradition orale, ikintu bita tradition orale, oral tradition, baravuga ngo abirabura bakomoka ku wavumwe. Nibo bwa mbere wabyumva? Ntabwo ari bwo bwa mbere nabyumva. Nabikozeho ubushakashatsi nanjye maze kubyumva. Igihe cyo nshaka kumenya ni iki ngiki. Ndashaka kumenya wenda tukabo bantu babivuga gutyo sinzi aho babikura, ahubwo turashaka kumenya kuki bamwe bagize uruhu rwera, abandi bakagira uruhu rwirabura, kandi twese dukomoka ku bahungu ba Nowa, ari we Sete na Hamu na Yafeti.
niki cyabikoze nibyo navuze ngo intandaro yabyo Imana imaze kubatatanya kubayobya indimi buri wese yaganyukwe undaganukwe abaganya ahantu hakonje bakomeje kuba inzobe abaganya ahantu hashushe barirabura ndaganiriye n'abirabura bajanwe mu gihe cy'ubucakara imyaka 800 uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo 1400 ubu turi mu 2000 ubwo ni ukuvuga ngo ni imyaka 600 irangiye abo twaganiriye bajanwe mu 1400 bari baje gusura itorero rya Eglise Apostolique rikorera hariya mu Giporoso twaraganiriye abamaze y'imyaka 600 sabirabura kandi sinabazungu buzuye ariko bari hagati bafite umusatsi nk'uw'abazungu uruhu narwo ntabwo ari urwirabura kandi si n'urw'abazungu ariko ruja gusa n'uruhogo ni imbera byombi biri hagati y'urw'abazungu n'urw'abirabura abirabura basigaye ino mu 1400 kugeza uyu munsi wa none bo baracirabura 100% nk'abirabura umusatsi uracameze nk'uwabirabura ndavuga nti iyi myaka 600 irangiye bariya birabura bagiye muri Amerika bagiye mu Buraya nukuvuga ngo nuko bagiye ahantu hakonje bakabyarirayo nono yanzo bikagenda yiyongera buhoro nitutegereza imyaka 1600 gwahise imyaka 600 1600 hari kizahinduka kigaragara kuri abo bantu ku buryo utabasha kubatandukanya nabo bazungu babajanye mu gihe cy'ubucakara niko nabonye ntabwo nta hantu nabisomye ibyo ariko nasanze mu gitabo cya geography ya Sengeye Mane secondaire avuga ngo étude climatique avuga ngo abantu bari ahantu hashushe hari izuba rikaze barirabura izuba ritera abantu kwirabura nta biri muri Bibiliya ku izuba ritera abantu kwirabura uretse hano mu ndirimbo Salomo avuga ngo icatujura umukobwa yirabura ngo ni izuba ryamubabuye ariko ntabwo bivuga ko ari abantu bose bababuye n'izuba ariko bikaba reference itwereka ko ahantu hari izuba ryinshi abantu birabura noneho rero abazamara y'imyaka 1600 bizabigaragara ko hari icyahindutse kigaragara kuko umaze iyo myaka ntabwo asa n'umwirabura yasize hano kandi yaravuye hano ubwo rero nacyo ni ikintu cyashigikira kumenya ko ahantu hadakonje kimwe hadashushe kimwe abantu badashobora gusa ubwo ni ukuvuga ngo igisobanuro uduhaye cy'inkomoko y'abirabura n'abazungu yaba ari kirima y'ahantu bagiye gutura uko batatanye Imana imaze kuyabya indimi uwaganaga hashushe yabaga umwirabura uwaganaga ahakonje akaba umuzungu geography irabyemeza kubera iki uvuze gutyo kuki tutakwemeza ko Imana yatatanyije indimi abahuje ururimi bakajya hamwe kugira ngo babane itanahinduye n'isura kugira ngo nanone babe bahuje isura banahuje n'ururimi atari kirima ihinduye abantu icyo tuzi ko nuko n'abantu batavukiye hamwe ntabwo bashobora gusa uruhu ariko biterwa n'imyaka ibishize nkatwe tumara imyaka yo kurama 70 ntabwo hari impindu kigaragara hahinduka gato ariko ari imyaka 700 by'ukuri hari cyahinduka kigaragara ko abo bantu badasa iyo badatuye hamwe kandi Bibiliya ntabwo itubwira ko Imana abanyuranije indimi bibanyuranye n'ubu none hanyuma waruvuze ngo geography nayo ngo niyo ibivuga ko ari ukubera kirima y'ahantu abantu batuye ibyo wabyemezwa n'ikikaruko nuko geography itari muri Bibiliya nyine ariko ni science abantu bakoze ubushakashatsi ariko nayo umuntu yagenderaho gato base rwose none kuki tutakwemera ko none basi Imana yahinduye ururimi ikaba yarahinduye n'isura kugira ngo abo bagenda bagahuza ururimi babe banahuje n'isura n'abandi bahuza ururimi bahuze n'isura kuko urabona nk'abanyaburayi bafite ururimi rwabo bakagira isura yabo abanyamerika nabo bafite ururimi rwabo nuko bafata n'icyongereza bakagishyiramo nabo ukagira n'isura yabo buri hantu hose muri Aziya nuko kuki tutakwemera ko ari ibyo ngibyo muri Afurika nabo nuko nguko kereka Bibiliya itubwiye ko indimi Imana yabanyuranije bagize indimi eshanu none zikaba senke kontina ari indimi eshanu ho twabyumva ariko indimi zitagira umubare urabona ko zidahuye n'isura
yabaye indi mare 5 ku isi, tuba tubihuje tukaba tuti hari Afurika, Amerika, Aziya, Europe, Australia cyangwa Oceania, kuko amakontinent 5 yabaye indi mare 5 muri buri kontinent ururimi ukwarwo, iyindi kontinent ukwarwo, iyindi kontinent ukwarwo, tuba tubihuje tukaba tuti bikomoka ku munara w'ibaberi yabayoboje indimi, ibatandukanya no kuyoboka uturere, ibatandukanya n'urugo. Ariko kuko indimi zirenze za kontinent, indimi zikaba ziruta n'ibihugu byinshi, ntabwo biri gusa. Okay, noneho reka dukomeze tujye ku ngingo yacu, cyangwa se n'akagingo ka 5 cyangwa ka 4 akarebana. Turi ku ka 5. Nyuma y'umwuzure, Imana ntabwo yari yaragambiriye ubundi maze kurema umuntu ko azarya inyama, ariko umwuzure uko wadendeje ugasa n'uwangirije ibyatsi bikabora, Imana itegeka noneho abo mu rubyaro rwa Nowa ngo ibahaye ibyaremwe bifite ubugingo bibabera ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo kurya inyama byatangiye nyuma y'urubyaro rwa Nowa. Ntabwo kurya inyama byari bigenewe Adamu na Eva, ahubwo Imana yari yabageneye kurya ibyatsi. Ni ukuvuga ngo ibyera bitagira ubugingo, ibyatsi, ibiti. Usoma Itangiriro igice cya mbere ari ku murongo waho wa 29 n'igice cya 2 umurongo wa 19, bari bararemewe kurya imbuto. Ariko nyuma y'umwuzure no kurya inyama bihinduka ingaruka y'icyaha. Usomye Itangiriro ibice 9 umurongo wa 3 kugeza ku wa 5, haravuga ngo ndabibahaye ngo bibyo kurya byanyu, ibyo byaremwe bifite ubugingo. Noneho rero kuva uyu munsi wa none bizabahunga, nibija birababona, biziruka, ntabwo bizongera kubabera umunezero, namwe bibabereye ibyo kurya, muzabirya. Niho noneho itegeko ryo kurya inyama ryabayeho. Ubwo icyo gihe kuko inyamaswa zari zimaze kuzira umuvumo wahawe abana b'abantu, nazo zitangira kuryana kugira ngo zibeho. Ariko ubundi kwari ukurisha, niko Imana yari yaremeye. Ubwo rero icyo ni igihe cy'ubutegetsi bw'abantu bashaka kwishiraho guverinoma ngo bubake inzego. Ubwo rero amakuba niko arushijeho kwiyongera, kuko n'imyaka yo kurama yagiye igabanuka. Mu gihe cy'umutimanama niho hari hamaze kuba isezerano ry'abantu bazarama imyaka 120. Ubwo kuva mu rubyaro rw'abakomotse kuri Nowa bagiye barama imyaka irenga 200, 300, ariko igabanuka buhoro buhoro kugeza igihe byageze kuri Aburahamu. Noneho nta yari ikirenza 200, biramanuka bigeze kuri Mose byirimita ku 120. Bisobanura ngo no kutarama ni ingaruka y'icyaha. Ubwo tugiye kwinjira noneho ku gihe cy'amasezerano. Dusubiye inyuma gato turagaruka ku kintu wari uvuze kirebana n'ingaruka z'icyaha mu guhabwa igihano cyo kurya inyama. Icyo ni ukuri cyangwa nagaruka ukuri? Ni ukuri, ingaruka y'icyaha no kurya inyama byabayeho, kuko abo mu rubyaro rwa Nowa nibo bategetswe kurya inyama kandi icyaha cyari cyarabaye. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu yararemewe no kurisha ibyatsi nk'inyamaswa se cyangwa nk'amatungo? Yari yararemewe kurya ibyo kurya biturutse mu bimera, none akarya imbuto. Ubundi nibyo byakagombye kuba ibyo kurya bye. Aha, none ushaka kutubwira ngo inyama rero ni igihano Imana yahaye abantu kuva mu nkuge. Icyo ni cya mbere utubwiyemo. Icya kabiri ni uko tubwiye yuko ngari uko ibyo kurya byari byashize, nta byari bihari kubera umwuzure, bituma Imana ibabwira ko bakwiye kurya ibyo kurya bifite ubugingo, bikababera ibyo kurya byabo nk'inyama bagomba kurya. Ese kuki hiyongeyeho akantu Imana avuze ngo bizabatinya, bizabahunga? Ni ukubera iki? Ni uko umutima wo gutinya abantu batangiye kubijya nyine
wabigiyemo. Hano itangiriye igice cya mbere umurongo wa 29 tugiye kwasoma twumva uko bavuga. Haravuga ngo kandi Imana irababwira iti abimaze kurema dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo izabe ibyo kurya byanyu. Ariko dusomye itangirira 9 umurongo wa 3 aratubwira hati ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu mbibahaye byose. Aho ni mu rubyaro rwa Nowa nk'uko nabahaye ibimera muri icyo gihe bibisi mbibahaye none mu gihe cya Nowa kuko nabahaye ibimera mu gihe cy'urubyaro cya Adamu. Ariko ntimukaryane hariya ntimukaryane inyama n'ubugingo bwayo nibyo maraso yayo kandi amaraso yanyu kandi amaraso y'ubugingo bwanyu sinzabura kuyahorera. Nuvuga ngo hano turi kureba isezerano. Iryo kurya ibyatsi ni kuri Adamu na Eva batarakora icyaha. Bamaze gukora icyaha nta Imana yategetse ngo barye ibifite ubugingo. Ariko hano ni Imana ivuze ngo dore mbahaye ibifite ubugingo kugira ngo bibabere ibyo kurya kandi bizabatinya. Ni ukuvuga ngo ikintu nyine kizi kuzakirya kandi gihumeka kireba kiratinya. Ariko Imana yari ifite ubushobozi bwo kumeza ibyatsi ku isi no mu munsi umwe. Ariko ni uko ingaruka y'icyaha atari Imana yakoze icyaha, ni uko ingaruka igomba kwikorerwa n'abantu. Nizo mpamvu no kurya inyama ntabwo ari umunezero, ahubwo kuba hagati y'amatungo wari umunezero wa Adamu na Eva iyo badakora icyaha. Kwari ukubyitegereza mu mashusho birisha agatambagira akabinezererwa nk'uko aborozi bo mu gihe cyacu bari bameze. Nta mworozi waryaga inka, cyari kizira kugira ngo umuntu wanyoye inka ayirye inyama kandi yarayinyoye amata. Ibyo biri muri tradisiyo ntabwo ari muri Bibiliya. Ariko umutima wa Adamu na Eva kwari ukwitegereza ibyaremwe bifite ubugingo akanezerwa, ariko agahabwa imbuto kugira ngo bimubere ibyo kurya. Ikindi gusobanukirwa neza ku birebana n'inyama. Uravuze uti inyama ntabwo wari umunezero wa Adamu cyangwa wari umunezero w'umwana w'umuntu, ahubwo umunezero w'umwana w'umuntu ku matungo ni ukubona birisha bigenda. None ubwo inyama zaje ari igihano Imana ihaye umuntu. Ese ushaka kuza n'abagorozi cyangwa ushaka kuza n'abadivantiste? Hari igice kimwe cy'abadivantiste gikunda kugaragaza ko kurya inyama ari icyaha kinini cyane. Hakaba n'ikindi gice ahubwo noneho kinarobanura bashingiye cyane nko mu Balewi mu mategeko Imana yahaye Abisirayeli ikoresheje Mose. Barobanura madamu rero yarazibuganije. Hanyuma waba ushatse guhuza nabo ku birebana n'uko inyama ari igihano Imana yahaye abantu, ko iyo tuzireze tugiraho ingaruka. Ubu ushaka kubwira abantu ngo nibareke kurya inyama kuko ari igihano Imana yahaye abantu? Navuze ngo nasobanuye uburyo butandukanye cyane n'ubwo abadivantiste. Icyo gice uvuze ni ukuri. Madamu White yeretswe ko kurya inyama ari icyaha. Niba bamubeshera niba batamubeshera, ariko mu bitabo bye birimo mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima. Ariko nge ntabwo ari uko navuze. Navuze ngo ingaruka y'icyaha ibyabaye ku muntu amaze gukora icyaha ntibyakagombye kumubaho iyo adakora icyaha. None se kurwara ni icyaha? Kwari ingaruka y'icyaha ni icyaha? None se gusonza ni icyaha? Kwari ingaruka y'icyaha? No kurya inyama rero ntabwo ari icyaha. Ntabwo ndi gusobanura nk'abadivantiste kuko ari ingaruka y'icyaha, ntabwo ari icyaha. Ahubwo abantu bamaze gukora, Adamu amaze gukora icyaha, abavutse nyuma ye bose bagomba kugira ubuzima buyoborwa n'ingaruka y'icyaha, kuko Yesu Kristo nawe ubwe yaje gukuraho icyaha, ariko ntabwo yaje gukuraho ingaruka y'icyaha. Inzara izahoraho, ubukene buzahoraho, ubugumba buzahoraho, ibibabaza byose bizahoraho, ariko umwana w'umuntu yaje guhabwa ubugingo kandi akabona bwinshi muri Yesu Kristo.
nubwo gupfa kunahari, niko navuze. Ntabwo kurya inyama ari icyaha, ntabwo nahuje nabo. icyo ndacyumva, ariko ese Pasi, ntabwo aha waba ushatse gutera abantu ubwoba, kuko niba uvuga ati inyama ni igihano Imana yahaye abari mu isi, ibyo byatuma abantu bagirwaho kongera kurya inyama, kandi tubona ko Imana yavuze ngo ntibazirye. none ubyise igihano. None si ko abantu batinya indwara gituma batarwara, kandi ijambo ry'Imana ni kirere, rifite umuco, riravuga ngo uwazireka nta cyaha yabakoze, n'uwazirya nta cyaha yabakoze. niko mu Baroma igice cya 14 umurongo wa mbere hatubwira. Okay, noneho twakomeje, noneho twagiye ku ngingo ya 4 irebana n'igihe cy'amasezerano. Twagiye ku gihe cya 4 cy'amasezerano. Aburahamu niwe utangiranye n'amasezerano, akaba akomoka mu rubyaro rwa Shemu, kandi akaba uwa 10 kuri Nowa. ni ukuvuga ngo dusomye hano Itangiriro igice cyaho cya 10, Itangiriro mu gice cya 10 na kimwe umurongo wa 10, urubyaro rwa Shemu birahari. Havuga uwitwa Arupakisadi, bakavuga uwitwa Shera, bakavuga uwitwa Eberi, bakavuga uwitwa Peregi, bakavuga uwitwa Rewu, bakavuga uwitwa Nahori. ni ukuvuga ngo aba bantu bakomoka kuri Nowa, ubabaze hariya mu Itangiriro igice cya 11 ukageza kuri Aburahamu, Nowa, Shemu, Arupakisadi, Sheri, Eberi, Peregi, Rewu, Serugi, Tera, Aburahamu akaba uwa 10 uturutse kuri Nowa. ni ukuvuga ngo Aburahamu niwe watangiye igihe cy'amasezerano. Imana iramuhamagara. Umugambi w'Imana wo gushyiraho biriya bihe 7 kwari ukugira ngo irebe ko yahendahenda yongere igarure bwa bwami cyangwa se bwa butware bwo mu ngobyi ya Edeni, umuntu asubire mu buziranenge. nizo mpamvu yashiragaho icyo gihe kugira ngo ikikakigenera n'imyaka yo kurama ngo abantu bibaze. nimumara 900 mugatungana nzabasubiza ku kurama iteka ryose, nimumara 120 mugatungana nzabasubiza kuri 900 mbazamura mbegeze ku iteka ryose. umwana w'umuntu kuva kuri Adamu amaze gukora icyaha agenda aba mubi, arushaho kuba mubi, arushaho kuba mubi. nizo mpamvu byaje kugera mu gihe cy'amategeko, abantu bose bakoresha amategeko bagasaha mu byaha, biba ngombwa ngo Yesu Kristo aze. ibyo tuzabigeraho. ariko Imana imaze guhamagara Aburahamu akomoka kuri Shemu, iramuhamagara imubwira ko igiye kumwubaka, ikamuremeraho ubwoko buzayubaha. hariya igitabo cyo kuva Itangiriro 12, Itangiriro 12, Imana ihamagara Aburahamu. yaravuze ngo mu gihugu cyanyu, uve mu muryango wanyu, uresige n'inzu ya so, noneho nzaguha ibintu 7 byo kugira ngo uzabashe gutunganya bizagukomokaho. icya mbere, nzogeza izina ryawe. icya kabiri, nzaguha umugisha. icya gatatu, uzabera abandi bantu umugisha. icya kane, nzakugira ubwoko bukomeye. icya gatanu, umuntu wese uzaguha umugisha yishe umugisha, nanjye nzamuha umugisha. icya gatandatu, umuntu uzakuvuma nanjye nzamuvuma. icya karindwi, noneho kugira ngo yuzuze kwa gukiranuka kw'Imana, aravuga ngo noneho muri wowe nibwo amahanga yose azahererwa umugisha. iramutoranya kuva mu ngobyi ya Edeni. rero itorero ryari rihari mu buryo buhishwe, kuko uri kwari kuzahishurwa. noneho rero n'inguge yashushanyaga itorero, n'umuhamagaro wa Aburahamu washushanyaga itorero, n'iteraniro ry'Abisirayeli nk'uko ijambo ry'Imana rivuga byashushanyaga itorero ryari rizahishurwa, byaje kuvuka ku munsi wa Pentekote, ariko atari bwo ribayeho, ari bwo rivutse.
noneho rero Aburahamu Imana iramusezeranira ibyo bintu. Imaze kumusezeranira iravuga ngo niwubahiriza isezerano ryanje ukambera uwubaha uwumvira, amahanga yose yo mu isi azabonera umugisha muri wowe. Ariko Aburahamu kuko atabashe kurinda isezerano, ni igihe cy'amasezerano, Imana iramuhamagara ngo haguruka uje mu gihugu nzakwereka. Ijambo ry'Imana mu Baheburayo ibice ni 11 ku murongo wa 8 aravuga ngo Aburahamu arahaguruka aja mu gihugu Imana yamuhamagariye kujyamo, ariko kubwo kwizera agenda atazi yaje. Yagezeyo koko Imana iramuyobora, ariko hatera inzara mu gihugu cy'i Kanani. Hateye inzara, noneho igitekerezo cyo guhunga ntiyagisaba Uwiteka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ahungira mu Egiputa, kuko Farawo yari umuntu w'umugome. Bagiye kujya mu Egiputa, Aburahamu nawe bimutera ubwoba, nibwo yabashe kuganira na Sara avuga ati rero Farawo ndamuzi, kugira ngo nzakugireho umugisha nuko wakwita mushiki wanje, ariko nubamenya ko uri umugore wanje baranyica, noneho babone kugutunga, ahubwo uvuge kuri mushiki wanje mbone umugisha kuri wowe. Baragiye koko, bagezeyo byanditswe mu Itangiriro igice cya 12 utangire ku murongo wa 12 ugahita kuri 20 iravuga ngo bagiye kugerayo abagaragu ba Farawo bavuga ngo nguyu umugore wari ukwiriye koko Farawo. Bafata Sara babaza Aburahamu ati mupfana iki? Aburahamu aravuga ati ni mushiki wanje, na Sara arabyemera bamujana kwa Farawo. Ariko Imana, ijambo ry'Imana riravuga ngo ihana Farawo. Farawo niwe yahamagaye Aburahamu aramubwira ngo wangize ute? Ukuwangize nuguki? Iyo mbwira ko ari umugore wawe, kuki watumye mufata nkamushiri wanje nkamugira umugore wanje? Fata umugore wawe n'ibyo namukwereye byose n'abagaragu naguhaye bose. Niyo ntandaro cyane cyane y'ubutunzi bwa Aburahamu, kuko ingwano Farawo yari yahaye Aburahamu yarazigumbaye amasho y'intama n'amasho y'inka ndetse n'abaja n'abagaragu. Nta nicyo gihe cyo gutandukana Aburahamu agiye afashe urugendo, yajanye na Hagari ari mu baja yari yahawe na Farawo. Niwe yaje kubana nawe, amaze gukuraza kumugira umugore we ariwe bita Hagari wabyaye Ishimayeli. Nukuvuga ngo kuko Aburahamu yaciye mu isezerano agahungira mu gihugu cy'amahanga, agatuma bonona Sara, agatuma banduza Sara, byababaje Imana. Imana ibona ko Aburahamu atarinze isezerano neza. Imana rero ikimutegeka nyuma y'ibyo uburyo bwo gutamba ibitambo, hariya mu Itangiriro ibice 15 yatambye ibitambo koko, arabigaba nk'uko isezerano ry'Imana rimeze, arabigaba neza. Ariko ageze ku nyoni ntiyazigaba. Noneho ikinyamunsi kigeze, ijambo ry'Imana yatubwira ngo atangira gusinzira. Atangiye gusinzira, inkongoro ziza gutoragura bya bitambo, akaja aziyama, agatotsi karamufata. Ariko Imana iramubwira ngo kuko watambye mu buryo budakurikije itegeko naguhaye, menya yuko urubyaro rwawe ruzaba basuhuke mu gihugu cya Egiputa, nabo bazababaza imyaka 400. Ari abavuze 400, ariko Abisirayeli bamazeyo 430, ariko hano bavuze 400 kuko ari umubare usobanura kwera, ufite ubusobanuro. 430 ntabwo ifite ubusobanuro bwo kwera, nizo mpamvu bamazeyo 430, ariko hano bandika 400. Noneho mu Kuva 23 bandika 430. Umugihano rero cy'Imana kuri Aburahamu nuko urubyaro rwe rugomba kuzanyagwa rukaja mu Egiputa, kubera kwinangira agakora ibyaha bibiri. Icyaha cya mbere guhungira mu Egiputa kandi Imana yamutegeretse kuguma mu gihugu cy'isezerano. Icyaha cya kabiri kutitondera umuhango wo kugaba ibitambo mu Itangiriro 15, bituma urubyaro rwose rwa Aburahamu ruba abasuhuke, abaretwa mu gihugu cya Egiputa imyaka 430. Ariko Imana yumvise gutakamba kwabo, irabakurayo, ibakuzaho amaboko akomeye.
cyagihe rero cy'isezerano Imana yari yahaye umwana w'umuntu kugira ngo ihahemberere urubyaro ruyubaha, urubyaro rwubaha Imana, kuko niwo mugambi w'Imana, ni ukugira ngo Imana hagati y'igihe cy'ubuziranenge n'umutimanama yubaka urubyaro rwubaha Imana, ruranga rurananirana rusaba mu byaha. Hagati y'umutimanama n'ubutegetsi bw'abantu Imana ishaka kubakira kuri Nowa, ruranga rusaba mu byaha. Hagati noneho y'ubutegetsi bw'abantu n'igihe cy'isezerano Imana ishaka kubakira urubyaro rwubaha Imana, biranga. Ahangaha rero kuri Aburahamu kugera kuri Mose nicyo gihe cy'amasezerano, nabo baranga. Imana yatoranije Mose nk'umucunguzi wo kugira ngo abinjize mu gihe cy'amategeko, ariko igihe cy'isezerano bananiranye, nabwo barushijeho kuba babi. Ariko sogokuruza Aburahamu yitwa sekuru w'abizera, nta nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko yahawe isezerano ryo kuba sekuruza w'abizera kandi akaba sekuruza w'amahanga, kandi mu izina rye akaribwo azahererwa umugisha, kuko agihamagarwa yitwaga Aburahamu, ariko Imana iza guhindura izina rye kugira ngo yinjize umugisha mu zina. Yari yitwa Aburahamu, bisobanura ngo nuvuga ngo pere eleve, nuvuga ngo ise wahagaritswe cyangwa wakomejwe cyangwa data wakomejwe. Naho Sarayi byari bisobanura ngo la princesse, mushiki w'umwami. Noneho rero Imana igiye kubaha umugisha, yinjiza n'umugisha mu mazina yabo. Aburahamu imwita Aburahamu, noneho Sarayi imwita Saraha. Iryo raha bisobanura ngo nehema cyangwa se umugisha cyangwa se imbabazi. Noneho bisobanura ngo Aburahamu ni sekuruza w'amahanga, mu izina rye amahanga azahererwa umugisha. Sara wabaye Saraha, bisobanura ngo se nyirakuruza w'amahanga yose muri ayo mazina bakazahabwa umugisha. Nta nizo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo muri wowe y'amahanga yose y'isi azahererwa umugisha. Uwo mugisha ntabwo Imana yawudukuye ku ijambo ry'Imana mu Baroma igice 9 ku murongo waho wa 10 aravuga ngo turi abana ba Aburahamu ku bw'amasezerano. Ntabwo abana ba Aburahamu ku mubiri aribo bana ba Aburahamu, oya, ahubwo twewe abana ba Aburahamu ku bw'amasezerano ni ba bandi bizeye Yesu Kristo. Uyu munsi wa none bari abanyamahanga n'abayuda bihanye, na n'uyu munsi baracitirirwa iryo zina rya Aburahamu kuba abana be ku bw'amasezerano. Ubwo none igihe cyo amasezerano kirangirika naco Imana ntiyakibonamo urubyaro ruyubaha. Nta nizo mpamvu Imana yavuze bigiye gukoresha processus y'amategeko. Ubwo amategeko niyo agiye noneho kuvuka. Amategeko yatanzwe na Mose, ni ijambo ry'Imana ritubwira. Amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri bitangwa na Yesu Kristo. Byanditswe muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 17. Imana yacu idusange kugira ngo niba Imana iduhaye isezerano twubahirize isezerano ry'Imana. Guma mu masezerano y'Imana yaguhaye, tutambikire uwumva ijambo ry'Imana umunsi wa none. Adamu ntabwo yubahirije itegeko Imana yamuhaye, ava mu masezerano. Urubyaro rwa Nowa ntabwo rwubahirije amategeko Imana yabahaye, bava mu isezerano. N'abakomoka kuri Aburahamu nabo bava mu isezerano. Inama nagira abatwumva umunsi wa none ni ukuguma mu isezerano Imana yaguhaye. Niba waravuganye nawe by'ukuri, guma mu isezerano, kandi Imana izaguha umugisha mu izina ryawe, n'abandi bazahabwa umugisha. Iyo ni isezerano Imana yaduhaye. Waba umuvugabutumwa bwiza, Imana muri iryo vugabutumwa yaguhaye nuritunganye ukarikora nk'uko Imana ishaka, Imana izaguha umugisha. Waba upaseri nk'uko bavuga, bwaba kuba intumwa yo kwamamaza no gushinga amatorero hirya no hino, Imana izaguhera umugisha mu isezerano yaguhaye. Guma mu isezerano. Imana yacu dusange umunsi wa none. Hanyuma pastor, we ndagaruka ku bintu bibiri kuri iki kiganiro kirebana n'igihe cya 4 cy'amasezerano cyangwa cy'isezerano rya Aburahamu. Icya mbere hari ikintu uvuze kuri Aburahamu ku birebana n'ibitambo yabwiye gutamba mu itangiriro ibice 15. Hanyuma uburyo bivuzemo ugaragaje ko
yagiye yirukana ibiza kwangiza igitambo, ariko aza kunanirwa ngo mu kirengarenga, ari nako ijambo ry'Imana itubwira, kirengarenga ngo nimugoroba gafatwa n'ibitotsi asinzira ubuticura. Uburyo ubivugamo bitandukanye n'abandi uburyo tujya twumva babivugamo. Hari abantu benshi bavuga yuko ahangaha gusinzira kwa Aburahamu ari Imana bigizemo uruhare kugira ngo imuhe iyerekwa, imwereke ibigiye kuzaba ku rubyaro uzamukomokaho. None wowe ugaragaje ko Aburahamu kuba yarabwiwe ko abazamukomokaho bazaba abasuke mu gihugu kitari cyabo, bakahakorera imyaka 400 kandi abaho bababaza muri iyo myaka, wowe bigaragaje nk'aho ari igihano Aburahamu yahawe kizasohora ku rubyaro rwe, yaba abana be, abuzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi, nk'uko tubibona mu ijambo ry'Imana. Ese ukuri ni ukuri? Ukuri ni uko ari igihano yahawe kizasohora kuri bari abana, cyangwa ukuri ni uko ahubwo Imana yamusinzirije muri uko gutamba ibitambo ikamuha iyerekwa ry'ibizaba ku rubyaro rwe? Navuze icyaha cya mbere wangurikiye ko ari uguhungira mu gihugu cya Egiputa bitari mu masezerano y'Imana. Icyaha cya kabiri bavuga ko Imana yamuhaye ibyo gutamba agatamba nabi nta kivuze. Muri Bibiliya ubusobanuro bwa Pentateuch bavuga ko ibyaha bitatu yakoze ari uguhungira mu gihugu cy'Abanyegiputa, inzara iteye. Icya kabiri ntagabe byose ngo bigendere mu isezerano ry'Uwiteka. Icya gatatu agasinzira mu gihe inkongoro zaza gutoragura ibitambo. N'ibyo bitatu bihari. Ya pase gira ngo uko tugenda tuganira abantu benshi baba bakurikiye kandi bagenda bumva ukuri, reka tuse nk'abasoza tuva ku bya Aburahamu n'ibitambo, hanyuma tuzakomeza ku gihe cya gatanu kirebana n'amategeko, cyangwa se igihe cy'amategeko. Hanyuma reka tugusabe, hanyuma niba hari ikindi bongeraho mu gusoza ucyongereho, hanyuma dusoze. Aya matorero bita amatorero milenariste, abayehova bagira Bibiliya yabo, urabizi? Yego ndayizi. Okay, n'abamunisero bagira Bibiliya yabo. Bibiliya yacu iyi dukoresha ntabwo itubwira ibyaha. Bibiliya yacu rero ntabwo isesengura neza ariya magambo y'igice cya 15 cy'itangiriro, ariko ufashe principe y'abamuniste Bibiliya ntabwo ariyo nakwifashisha cyane kuko tutayemera, ariko igice cya 15 cya Bibiliya yitwa principe dive y'abamuniste birahari. Ibyo byaha bitatu Aburahamu yakoze bikazana ingaruka yo kuja mu bunyage bwa Egiputa imyaka 430 birahari. Mbo nakizana nuko nagitije Barekeriyo, diregiteri w'ishuri rya Bibiliya ku Gisenyi, narakimuteguje, ariko nzakizana nkigufotorere nkikoherereze uhasome. Ibyaha bitatu Aburahamu yakoze ni icyo ngicyo cyo guhungira mu Egiputa, ageze mu gihugu, ageze i Kanani kubw'inzara ananirwa kwihangana ngo arinde umuhamagaro we, na biriya byo kugaba ibitambo akagaba amatungo n'ibyigenza agasiga inyoni, na kiriya cyo gusinzira agatuma inkongoro, ndetse bageretseho n'akandi nyine biriya byo kuja mu Egiputa byanatumye Sara asa naho ahura n'ibizira kuri akuja kwa Farawo akamugira umugore we. Ariko principe ivuga bitatu, ivuga kiriya cyo guhungira mu Egiputa, kiriya cyo kutagaba inyoni yagabye andi matungo, na kiriya cyo gusinzira. Ubu rero niba nayifotora nkayikoherereza iyo Bibiliya y'abamuniste kugira ngo urebe ko bihari, ariko birahari, niho nabikuye neza aho bisobanutse. Ubwo rero tuzaja ku gice wenda tukiri aho ngaho. Ikindi nakubaza, iki cyumvikanye twacyumvise cyane. Ese Aburahamu mu gihe cye ko twabonye ko ari igihe cya 4 cy'amasezerano, iby'Imana yamusezeranije ubona byarasohoye? Igihe cy'amasezerano nicyo twizeho. Iby'Imana yasezeranije Aburahamu byarasohoye? Iby'Imana yamusezeranije byarasohoye. Yego, Abaheburayo 6:13 kugera kuri 15 ayo magambo arahari. Abaroma ibice 10
utangire ku murongo wa 7 waheza ku murongo wa 13. Ayo magambo arahari ko turi abana ba Aburahamu mu buryo bw'amasezerano, ariko akaba afite abana be mu buryo bw'umubiri. Twe rero mu buryo bw'amasezerano turi urubyaro rwa Aburahamu. Nizo mpamvu Yohana Umubatiza yabwiye abayuda bari baje kwihana, ababwira ngo mwabana b'inshiramwe, ninde waburiye guhunga umujinya uzatera? Noneho arababwira ngo Imana ishobora guhindurira Aburahamu abana muri aya mabuye. Bisobanura ngo byari ubuhanuzi ko abanyamahanga bazitirirwa izina rya Aburahamu mu gihe kizaza, byarasohoye. Basi turabashimiye cyane rero, reka duse nk'abasubikira ikiganiro ahangaha, hanyuma tuzasubukura ubutaha. Imana ibahe umugisha. Reka tubahe umwanya kugira ngo niba hari imyirondoro mwatanga kugira ngo uwabakenera akaba yabagisha inama, niba hari ubunganira akaba yabunganira, byose biba bikenewe. Hanyuma musoze mudusengera, ikiganiro tuzakomeza ubutaha. Imana ibahe umugisha. Ni Pasiteri Mpazirego Pierre utuye hari i Remera. Nimero ya WhatsApp ni 0786696620. Nsubiremo 0786696620. Naho igendanwa 0783407035. Kuri channel yacu ya gusenga everyday ushaka yambona, channel gusenga everyday kuri iyo nimero ya WhatsApp. Imana iduhana umugisha twese n'abazadukurikira. Mana turagushimiye, turaguhimbaza neza uyu mwanya mwiza, umwanya w'ingenzi tumaze kuganira amagambo yawe, amagambo aduhumuriza kandi atwibutsa ko Aburahamu ari we sekuruza w'abizera, natwe turi urubyaro rwe mu buryo bw'amasezerano. Ndagushimiye ko amasezerano yaje gusohora, kuko muri we nibwo amahanga yose yaje guherwa umugisha, ubwo amoko yose yaje kwihana. Ntibakiri umugiriki, ntibakiri umuyuda, ntibakiri umugabo, ntibakiri umugore, ntibakiri w'imbata n'umudendezo. Twese tukaba duhuriye mu izina rimwe rya Yesu Kristo. Yesu Kristo nawe akaba ari urubyaro rwa Aburahamu. Ndagushimiye ko bazadukurikira bose bazabyumva kandi bisobanukirwa cyane bikarushaho kubakangurira kwizera Yesu Kristo nawe ari wo mu rubyaro rwa Aburahamu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Izina ryanjye ryanditswe mu gitabo, Mwami Yesu nifuza kubimpishurira.